Amahoro kuri mwese, iyi ni Waka podcast. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Uyu munsi tugiye kuganira kuri Yevgeny Prigozhin wagarutse kandi uhamya ko aje ese nibiki yatangaje. Tugiye kubirebera hamwe muri iyi podcast. Yes, nkuko mubizi rero Yevgeny Prigozhin hashize icyumweru kirenga hafi ibyumweru bibiri uyu mugabo akoze kimeze nk'imyigaragambyo mu Burusiya, cyangwa se icyo abanyaburayi bita kudeta, cyangwa se icyo abarusiya na leta y'Uburusiya bita ubugambanyi. Nyuma y'icyo ngicyo rero yaje kumvikana na leta y'Uburusiya imwohereza kuba yacumbikirwa muri Belarus, aho agomba kubana n'abasirikari biwe. Uyu mugabo rero twavugaga ko muri Belarus yahawe ikigo gishobora kwakira abasirikari biwe 8,000. Uyu munsi biragaragara ko yahawe ibigo bitatu ahantu hatandukanye muri Belarus agomba kwakirira abasirikari biwe. Umunsi w'ejo rero uyu Yevgeny Prigozhin yafashe ijambo ashimira abarusiya ndetse anabasaba kumushyigikira kuko ubu ngubu aribwo akeneye inkunga yabo kurusha mbere. Aba barusiya kandi ababwira ko urugendo yakoze rutari kudeta, urugendo yakoze rutari imyigaragambyo, ahubwo rwari urugendo rw'ubutabera. Anahamya ko yageze ku ntego ziwe kubera ko abo wakwita abasinic, abo wakwita abagambanyi bari mu ngabo z'Uburusiya cyangwa se muri leta y'Uburusiya, uyu Yevgeny Prigozhin avuga ko bagaragaye. Yevgeny Prigozhin kandi akomeza yizeza abarusiya intsinzi ku rugamba mu minsi ya vuba. Ibyo rero ukaba wabyibazaho ukavuga uti bizagenda bite ko PMC Wagner itemerewe kuba yagera ku mirongo y'urugamba, PMC Wagner ntiyemerewe kugera ku mirongo y'urugamba muri Ukraine. Wakwibaza uti kubera iki? Kubera ko nyuma yuko bakora biriya bahise birukanwa bajyanwa mu Burusiya, bajyanwa muri Belarus, ndetse n'ibikoresho byabo bihambaye bari bafite bya gisirikari bisubizwa muri Minisiteri y'Ingabo. Mbese bavuga ngo byasubijwe mu gisirikari cya leta. Uyu Yevgeny Prigozhin rero no kuba yaranze gusinyana amasezerano na Minisiteri y'Ingabo z'Abarusiya kubera ko iri n'itegeko ryashyizweho na General Shoigu uyobora Minisiteri y'Ingabo z'Abarusiya. Hakaba harashyizweho itegeko ko imitwe yose yigenga ikorera muri Ukraine, cyangwa se imitwe yose y'abacanshuro, kubera ko nkuko twabibonye mu biganiro byabanje muri Waka podcast, twabonye ko mu Burusiya abaherwe abo bitaba oligarch bose bafite imitwe yabo ya gisirikare. Ntabwo ari Wagner group ihari, hari imitwe irenga 50 y'abaherwe b'Abarusiya. Ufite amafaranga agira gutya agashora mu bijyanye n'igisirikare nyine, agashyira abacanshuro, akapiganirwa amadiru hirya no hino yo kurinda umutekano w'ibigo n'ibihugu, akoherezayo abo bantu biwe, akajya yishyurwa agatubutse. Rero iyi mitwe yose y'abarwanyi bigenga b'Abarusiya bategetswe kuba basinyana amasezerano na Minisiteri y'Ingabo y'Abarusiya. Ibingibi rero Yevgeny Prigozhin we akaba yarabiteye utwatsi, avuga ko atakorana na Minisiteri y'Uburusiya, atakorana na Minisiteri y'Ingabo, kuko we yemezaga ko Wagner Group irusha ubushobozi Minisiteri y'Ingabo. Avuga ko ubuyobozi bwa Minisiteri y'Ingabo bufite ibintu bya bureaucracy bitinze, ibintu bituma n'ibintu bigorana ku rugamba. Ibi bintu rero byatumye habaho gutandukana hagati ya Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya ndetse na Yevgeny Prigozhin, ari nabyo byaje kumutera kuba yakora ikiriya kintu gisa n'imyigaragambyo we yita urugendo rw'amahoro rwageze i Moscow. Mwumvise ko abanyaburayi n'inshuti zabo bo babyita ko Yevgeny Prigozhin yashatse gukora kudeta. Uyu Yevgeny Prigozhin rero mu ijambo yavuze ejo yanasobanuriye abarusiya neza ko ibyo yakoze byari urugendo rw'amahoro, ibyo yakoze byari urugendo rw'ubutabera. Yashakaga ko abagambanyi bari mu gisirikari cyangwa se mu nzego za leta zo mu Burusiya abo bose bamenyekana bakajya hanze, ndetse anavuga ko yageze ku ntego ziwe. Ubu rero wakwibaza ukavuga uti ni gute Wagner izagera ku mirongo y'urugamba ko batemerewe kuba bajya ku mirongo y'urugamba hariya muri Ukraine? Ibi bintu Yevgeny Prigozhin yizeza abaturage bizagerwaho cyangwa ntibizagerwaho? Ni ugukomeza tukabitega amaso. Mu bushize tuganira hano twavuze ko ibintu bya Yevgeny Prigozhin na Putin ntabwo wabijyamo ngo bisesengure, ntiwamenya ibyo ari byo. Ni nkuko wajya mu bintu by'umugore n'umugabo, ni ibintu ujyamo ugatakara ukamera nkaho utazi nawe ibyo urimo, kuko abantu buhagazemo hagati baba baziranye hagati yabo, baba baziranye imipango yabo. Ni nayo mpamvu wavuga ngo ntibizatungurana kubona PMC Wagner Group isubiye ku mirongo y'urugamba. Ibyo rero nanjye ndabitegereje kugira ngo menye n'iki kizajya mbere, kubera ko nyuma y'iriya push cyangwa se nyuma y'iriya myigaragambyo
Yevgeny Prigozhin avuga ko yagaragaje abagambanyi. Bivugwa ko mu nshuti ze ahubwo ariho harimo abarimo kubura, hari abajenerali b'Abarusiya batarimo kuboneka, harimo uwitwa General Solvekin muzi w'inshuti cyane ya Yevgeny Prigozhin. Ni ukuvuga ngo kuva biriya bintu byabaho, uyu Solvekin yakoze statement irwanya Wagner Group, ihamagarira Wagner Group gushyira imbunda hasi, gusubira mu bigo byabo. Ariko kuva icyo gihe Solvekin nta handi hantu aragaragara. Abanyaburayi bo bakaba bavuga ko Solvekin ubu ngubu afunzwe. Ariko nge numvishe interview y'umukobwa wiwe kuri Telegram avuga ko papa wiwe ameze neza ndetse akomeje akazi kiwe ku mirongo y'urugamba aho ngaho muri Ukraine. Murabizi Solvekin niwe muyobozi wa gatatu mu bayoboye urugamba ruri kubera muri Ukraine. So wakwibaza uti Yevgeny Prigozhin abagambanyi yagaragaje nabahe? Ese nabari mu gisirikare cy'Uburusiya? Ko nta musirikare w'Uburusiya uragaragara wahagaritswe cyangwa se wafunzwe usibye iryo bura rya Solvekin nawe w'inshuti ya Yevgeny Prigozhin. Bivugwa ko niba nafunzwe afunzwe ko ashobora kuba ari mu bantu bari babizi ko Yevgeny Prigozhin azakora ruriya rugendo. Bivugwa ko Solvekin ashobora kuba yarabizi, noneho niba nafunzwe akaba ari cyo afungiwe. Ngewe hano ndasesengura, ntabwo ndi kuvuga ngo ndabizi neza arafunze cyangwa ntabwo afunze. Mbabwiye ko numvisha umukobwa bavuga ko papa we ameze neza ari ku mirongo y'urugamba. Mbabwiye ibivugwa n'abanyaburayi. Ubwo nawe watekereza gusa Solvekin kuva iyi push ya Yevgeny Prigozhin, Solvekin ntaragaragara. Ikindi kandi Wagner Group yari ifite ibikorwa byinshi mu Burusiya, yari ifite ibikorwa byinshi mu Burusiya, yari ifite inganda, ifite ibintu bikora ibintu bitandukanye. Ibyo byose rero bivugwa ko byamaze kwamburwa Wagner Group, birimo gushyirwa mu maboko y'igihugu cy'Uburusiya. Harimo nk'inzu nini cyane Yevgeny Prigozhin yakoreragamo, bavuga ko ari murayibona aho ngaho. Iyo nzu ni inzu bavuga ko yakorerwagamo ibintu bitandukanye birimo, buriya Yevgeny Prigozhin agira igisirikari kirwana ku mirongo y'urugamba, kirwanisha imbunda, ariko agira n'ikindi gisirikari kirwanira kuri internet. Kirwanira kuri internet aribo bita abahakazi batera igihugu, mukumva bagihakinze, bahakinze amabanki yahe, bahakinze amatora muri Amerika, bahakinze ibingibi. Ibyo ni ibintu Uburusiya bwateyemo imbere. Ni ukuvuga ngo bufite icyo gisirikare, ari leta y'Uburusiya iragifite. Yevgeny Prigozhin noneho we afite ikigo kinini cyane gikora ibyo bintu, gikoramo abasore n'inkumi baba bari kuri za mudasobwa, bashobora kuguteza ibibazo aho waba uri hose mu gihugu waba urimo hose, bakagutera ntumenye uwaguteye. Ibyo rero ibyo byose biri kugenda byamburwa Wagner Group, bishyirwa mu maboko ya leta y'Uburusiya. No gukomeza tukazareba iherezo ryabyo. Ikindi twibajije kuri za mission za Wagner Group ziri hirya no hino ku isi, mission za Wagner Group muri Afrika, mission za Wagner Group muri Syria. Ese bizagenda gute? Bivugwa ko leta y'Uburusiya yamaze guhamagara ibyo bihugu byose byari bifitanye amasezerano na Wagner Group, irababwira iti ntimugire ikibazo, amasezerano turakomeza kuyubahiriza nk'igihugu cy'Uburusiya. Ubwo ngubwo rero nukuzareba ngo ese ni Wagner izakomeza iyobowe n'undi muntu, ese Yevgeny Prigozhin azakomeza ayoboreye Wagner yiwe, ese aya masezerano ni Wagner izakomeza kuyubahiriza cyangwa hazashyirwaho undi mutwe muri iyo mitwe y'Abarusiya yasimbura Wagner aho ngaho? Nugukomeza nabyo tukabitega amaso. Ikindi kandi ni ibyapa byamamaza bya Wagner Group mu Burusiya bihamagarira abasore n'inkumi kujoininga Wagner Group, kujoininga igisirikare cya Wagner Group. Ibyo byose biri kuvanwaho mu Burusiya bigasimbuzwa ibihamagarira abarusiya kujoininga igisirikare cya leta. Rero urumva ko mu Burusiya ho harimo itandukaniro hagati ya Wagner, kuko nejo ku munsi w'ejo Shoigu afata ijambo, Shoigu yavuze yuko abagerageje kudistabinga igisirikare cyangwa se kugambanira igisirikare batsinzwe. Urumva ko icyo cyonyine kigaragaza ko hakirimo ikibazo gikomeye hagati ya Yevgeny Prigozhin na Ministeri y'Ingabo z'Uburusiya, ko bo baracyamwita umugambanyi. Niyo mpamvu mvuga ngo ibi bintu biracanganye cyane, kubera ko unasubiye inyuma ukumva ijambo Vladimir Putin nawe yavuze ku munsi w'ejo bundi. Vladimir Putin yabise abagambanyi, yavuze ko abantu bagerageje kugambanira Uburusiya, abantu bagerageje kugambanira igisirikare cy'Uburusiya, abantu bagerageje gucamo kabiri Abarusiya, abo bantu batsinzwe. Abo bantu rero nta bandi ni Yevgeny Prigozhin. Icyo ngicyo rero
gituma utekereza cyane ukibaza uti uyu Yevgeny Prigozhin ni hehe ari buhurire na Minisiteri y'Ingabo z'Abarusiya, ese aremera gusinya amasezerano Minisiteri y'Abarusiya imusaba gusinya, ese ibyo byaha bamushinja by'ubugambanyi, iyo puci bamushinja, ese ibyo byaha biravanwaho, ese baramugira umwere mu Burusiya, aragaruka mu Burusiya, ibigo byiwe arabisubizwa. Ibyo ni ibintu dukomeje kwibaza, tuzakomeza gukurikirana tukamenya ngo Yevgeny Prigozhin agiye gukomeza mu zihe nshingano. Gusa ubu ngubu ari muri Belarus kwa Lukashenko, nta kintu gihambaye aratangaza usibye kuba acecetse. Murabizi Yevgeny ni umuntu ukunda videos cyane, ni umuntu ukunda kwigaragaza cyane. Kuba rero amaze icyo gihe kijya kugira ku byumweru bibiri adafata videos, n'iryo jambo yakoze rikaba ari ijambo rifite amasegonda 50 ririmo n'ikintu kimeze, ni mu byumva neza, ririmo ikintu kimeze nko kwisobanura, aho avuga ngo ibintu twakoze ntago yari imyigaragambyo, ibintu twakoze ntago yari kudeta, ibintu twakoze rwari urugendo rw'ubutabera, rwari urugendo rwo kwerekana amasinici ari mu gisirikare cyacu. Icyo ngicyo rero kimeze nko kwihohora, kimeze nko gucinya inkoro kugira ngo abantu bagerageze kumwumva, bamugabanyirize uburyo barimo kumufatamo. Ntawamenya rero ese abiziranyeho na Putin, ese ntago babiziranyeho, ese Shoigu babiziranyeho, ese ntibabiziranyeho, ese niba biziranyeho na Putin akaba azagaruka muri system, umubano wiwe na Shoigu na Gerasimov bizagenda bite? Ibyo ni ibintu dukomeje kwibaza, tugomba no gukomeza gukurikirana. Ari nicyo kibazo cya Solvekin, no gukomeza tugakurikirana tukareba niba Solvekin koko ari ku mirongo y'urugamba cyangwa se niba afunze. Ese afungiye iki? Afungiye ko yarabiziranyeho na Prigozhin, ese afungiye ibindi bintu? Ese niwe anyway ni ukubitegereza tukabireba, ntiwamenya uko wabyita. Gusa abanyaburayi bari babiserebuye cyane, barabiserebura cyane. Gusa mwarabibonye ko ntabwo harenze iminsi ngahe Ubufaransa nabwo bwahise bufatwa n'inkongi z'umuriro kubera ikibazo cyo kutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Umwana warashwe, noneho biteza imvururu mu Bufaransa, ibintu biraturitswa, amaduka arasahurwa, induru ziravuga hirya no hino, abapolisi baricwa, abapolisi barakomeretswa. Mu gihe mu Burusiya byabaye mu mahoro asesuye. Niba ushaka kubyumva ibyo bintu byo mu Bufaransa, twabikoze ikiganiro kuri Waka podcast, wakumva impamvu yabyo. Ni ibintu bituruka mu mateka, wajya kuri iyo podcast twabikozeho ukaba wabyumva, numva wagira igitekerezo cy'ibiri gutera ibiri kubera mu Bufaransa. Noneho ukumva n'uburyo Vladimir Putin akomeje kuba umuntu w'itandukaniro umugereranyije na bari abayobozi bandi. Nk'uko mubizi biriya bintu byarabaye, nta sasu na rimwe ryavuze, nta muturage wo mu Rusiya wabipfiriyemo. Icyo ni ikintu nge mbara nk'ubutwari kuri Vladimir Putin. Nge mvuga ko yaza kuba ari umuperezida upanika, yaza kuba ari umuperezida utifitiye icyizere, yari gutangira guhangana na Wagner Group mu Burusiya hagati. Ikintu cyari guhitana abaturage b'Abarusiya kigahitana abasirikare b'Abarusiya, nabo basirikare ba Wagner ubwabo ni Abarusiya barwanira Uburusiya. Rero kuba wabinjira ngo ugiye kubarasa kubera icyemezo cya boss wabo ni ikintu cyasabaga ko umuntu agishishozaho. Ari nabyo bintu Vladimir Putin yakoze. Rero reka dukomeze dutegereze iherezo rya Yevgeny Prigozhin, tuzakomeza tubiganireho kuri Waka podcast. Mukomeze mugire amahoro y'Imana. Reka dusoze guca nk'ibisanzwe. Yes. Amahoro kuri mwese. Iyi ni Waka podcast. Nizere ko aho muri mukomeje kugira ibihe byiza. Ubu ngubu rero tukaba tugiye kuganira kuri contre-offensive y'abanya-Ukraine. Tugiye kurebera hamwe urugamba ruri kugenda gute, ese Abarusiya bari kubyitwaramo gute nyuma y'ukwezi abanya-Ukraine batabasha gutobora imirongo y'Abarusiya. Ese Abarusiya ni iki gikurikira bagiye gukora ku rugamba? Tugiye kubirebera hamwe muri iyi podcast.
Yes, nkuko mubizi rero uru rugamba twararutegereje, iyi contre-offensive yararirimbwe cyane turayitegereza kugeza ubwo abanya-Ukraine bayitangizaga, itangira batera ibitero hirya no hino muri Donetsk, batera muri Donbass, batera muri Bakhmut, ibindi bitero bikagira no muri Belgorod aho bivugwa ko byanageze no ku butaka bw'Abarusiya. Rero ni nyuma y'igihe kirekire abasirikari ba Ukraine bitoreza mu bihugu bitandukanye, bikaba byaravugwaga ko Ukraine yari ifite abasirikari ibihumbi 90, ubu ngo bikaba imaze gukoresha ibihumbi 30 gusa bari muri iyo contre offensive. Bivugwa ko rero abangaba ibihumbi 30 barimo gushakisha ni hehe horoshye mu mirongo y'Abarusiya, ni hehe batoborera, ni hehe babasha guca kugira ngo noneho ibyo bihumbi 60 bisigaye nabyo biba joininge, noneho urugamba rukomerana Abarusiya kubera ko bazaba babonye ahantu hadakomeye mu mirongo y'Uburusiya. Ibi rero bikaba bikomeje kunanirana kubera ko izi ngabo zikomeje kuhakubitirwa no kuhaburira ibikoresho. Bivugwa ko ibikoresho byinshi mu byo bahawe n'Abadage, mu byo bahawe n'Abongereza, mu byo bahawe n'Abanyamerika, ibi bikoresho bikomeze gusenywa cyane ahangaha muri Ukraine, bisenywa n'Uburusiya. Rero Uburusiya bukaba bwamaze kubona ko abanya-Ukraine bamaze gutakaza abasirikari benshi, bamaze gutakaza ibikoresho byinshi. Ubu ngubu rero Abarusiya bamaze kohereza ibihumbi 180 bishyashya ku rugamba. Abasirikari akaba ari abasanga abari bari ku rugamba bahanganye n'abanya-Ukraine bagiye gutanga renfort. Ubu rero ukaba wavuga ko Abarusiya barimo gutegura ikintu kinini nkuko twabivugaga. Ku mirongo y'urugamba hari abasirikari bari bahasanzwe, ukongeraho imitwe yigenga y'Abarusiya nayo iri muri operation aho ngaho muri Ukraine. Rero ukaba wagereranya n'ibihumbi 90 by'abanya-Ukraine bamaze gukoreshamo ibihumbi 30 bamaze gutakazamo benshi n'ibikoresho byinshi, mu gihe Abarusiya noneho bongereyemo double yabo abanya-Ukraine bari barateguye gukoresha muri iyi contre-offensive. Bikaba bivugwa ko rero ubu ngubu Abarusiya bamaze kubona ko Ukraine yamaze gucika intege, bakaba bagiye gutangiza nabo contre-offensive yabo. Biravugwa ko rero ibihumbi 100 byagiye muri Donetsk, ibihumbi 50 bikajya muri Bakhmut, noneho abandi bakajya gukomeza imirongo y'urugamba muri Kherson n'ahandi. Kuko mubizi hari hasanzwe n'ubundi hari position zikomeye z'Abarusiya. Ukaba wakwibaza rero uyu mubare, iri tandukaniro ry'umubare mu basirikari rivuze iki? Rivuze contre-offensive noneho ahubwo y'Abarusiya. Ni ukuvuga ngo nkuko mu Kinyarwanda bavuga ngo uwahigaga yabaye umuhigo, cyangwa se niwirukankana umugabo ukamwirukankana buriya ujye usiga utubaraga dukeya turi buze kugufasha, naramukana waguhindukiranye ukabona biragukomeranye, ugomba kuba wisigiye utubaraga two kuba wasubira inyuma nawe wirukanka. Ibi nibyo tugiye gutangira kubona muri Ukraine, kubera ko abanyaburayi bahereza abanya-Ukraine ibi bitwaro batoza aba banya-Ukraine. Bo bavugaga ko ukurikiye ku mateleviziyo yabo cyangwa se ku bitangazamakuru byabo, bavugaga ko Abarusiya ari abantu badafite morale, ari abantu badafite igisirikare gihagije, ndetse bavuga ko ari abasirikari badafite n'ubumenyi buhagije, ari abasirikari bacika intege vuba, ko bihagije rero ko waba ufite ibitwaro binini birimo ibyo bifaru babahaye kugira ngo ukange Abarusiya birukanke. Ibingibi bakabigereranya nicyo bo bita contre-offensive yo muri Kharkiv no gufata umujyi wa Kherson. Ibyo ngibyo nkuko mubizi ni ibintu byihuse. Twumvishe ngo mu minsi 2 Kharkiv yose Abarusiya bayivuyemo, bayisigiye abanya-Ukraine. Tugiye twumva Sorvekina gihabwa kuyobora urugamba muri Ukraine, twumva yafashe icyemezo cyo gukura ingabo z'Abarusiya mu mujyi wa Kherson azizana hakurya y'uruzi rwa Dnipro. Rero ubu ngubu bikaba bivugwa ko rero Abarusiya bamaze kongera abo basirikari ku rugamba muri purpose yo kuba nabo batangiza contre-offensive yabo. Iyo ngiyo yo muri Kharkiv niyo ngiyo yo muri Kherson twari tuvuze, ni contre-offensive zihuse kubera ko Abarusiya bari bahisemo kuva muri ibyo bice, bari bahisemo kubivamo, ahubwo bagashyira focus yabo muri Donbass na Donetsk na Zaporizhia na za Kherson. Aho ngaho niho bashakaga gushyiramo imbaraga, noneho bituma bapuring out muri Kharkiv, bapuring out muri Kherson, kuko bavugaga ko muri Kherson igihe cyose Ukraine yashobora guturitsa
ikiraro gihuza umujyi wa Kherson n'ibindi bice bya Kherson, abarusiya bari muri uwo mujyi bashoboraga kwisanga bari mu kaga kubera ko nta buryo bwo kubatabara, nta buryo bwo kubohereza ibikoresho, nta buryo bwo kubakurayo bwari kuba buhari. Iyo ngiyo akaba ariyo mpamvu nyamukuru yatumye Solvekin abwira abarusiya guhakura abasirikari. Rero abanyaburayi n'abandi bantu bakurikirana amateleviziyo n'ibitangazamakuru byo hanze bumvaga contre-offensive y'abanya-Ukraine nitangira nayo izihuta nk'iyo muri Kharkiv, bumvaga izihuta nk'iyo muri Kherson, kuko babyise contre-offensive, ntibabyita abarusiya gupuringa out, ntibabyita ko ari tekinike z'abarusiya aribo bashatse kuva muri iyo migi, aribyo byatumye abanya-Ukraine bayigarurira mu gihe cyihuse. Ibyo ngibyo rero bakaba barabyibeshyeho, bagahereza Ukraine ibitwaro binini, bagahereza Ukraine ibintu batari barateganyije kuba baha Ukraine. Ibyo birimo za Patriot, birimo za Storm Shadow abongereza batanze, izi misile zirasa kure. Ibyo ngibyo bumvaga bihagije kuba bahabura abarusiya. Nk'uko umugaba w'ingabo wa Ukraine Zaruzhny abivuga, Zaruzhny we aravuga ko reka tubirebe hano. The commander-in-chief of the armed forces of Ukraine, Zaruzhny, gave an interview to the Washington Post. The most striking statement. Akambere aravuga ati, nukuvuga ngo Zaruzhny yahaye ikiganiro Washington Post afite umujinya cyane. Ikintu cya mbere yaravuze ngo it is annoying when they say that the offensive is slow because every meter is paid for in blood. Nukuvuga ngo buri metero irishyurwa mu maraso y'abanya-Ukraine. Ibi nibyo Zaruzhny yavuze, avuga ati birambabaza cyane kumva ko muri kuvuga ko contre-offensive irimo kugenda gahoro, kubera ko iragenda gahoro kubera ko buri metero turimo gufata irimo gufatwa hatanzwe ikiguzi cy'amaraso y'abanya-Ukraine. Arongera arakomeza avuga ati Ukraine needs more ammunition. The troops must fire at least as many shells as the enemy, but sometimes the Russians are outnumbering the armed forces of Ukraine. Nukuvuga ngo gusheringa nuva amasasu, niba ufite imbunda amasasu yayo cyangwa se ammunition zayo urazifite. Rero ni ukuvuga ngo abanya-Ukraine kugira ngo iyi contre-offensive yabo iborohere nuko babasha kurasa amasasu menshi kurusha abarusiya. Ibi rero kugeza uyu munsi abarusiya barabakuba inshuro nyinshi mu kurasa amasasu menshi. Bigaragara ko abanya-Ukraine bafite ibikoresho yego, ariko amasasu na ammunition z'ibyo bikoresho bigenda bibabana bikeya. Arongera aravuga ati several Leopard tanks have already been destroyed. Uyu ni Zaruzhny, umugaba mukuru w'abanya-Ukraine, uvuga ibi bintu. Akongera akavuga ngo the number of NATO aircraft that are on duty at the western borders of Ukraine is twice as larger as the number of the Russian aircraft that destroys Ukrainian positions. Why can't we take at least a third from there? Aravuga ati indege za NATO ziri cooperatinga mu bihugu duturanye ahangaha ni nyinshi, ziruta cyane z'abarusiya. Ati kuki tudakoresha ayo mahirwe, ngo izo ndege tuzikoreshe noneho natwe tubashe gusenya umurusiya. Mu by'ukuri rero urebye ibyo Zaruzhny yagiye avuga ni ibintu byinshi cyane, ariko bigaragaza ko bafite ikibazo cy'ibikoresho, bafite ikibazo cy'umubare w'abasirikari. Kuko nk'ahanga urabona ahantu avuga ngo the Wagner PMC withdraw from the front line but the Russians defense didn't become weaker. Ni ukuvuga ngo Wagner group yavuye ku mirongo y'urugamba, ariko defense y'abarusiya ntiyigeze icika intege na gato. Ubu rero Zaruzhny akabasaba iki? Arasaba ibikoresho byinshi, arasaba izo ndege za NATO ko zijoininga urugamba muri Ukraine. Ariko ibyo ngibyo namubwira ngo ni inzozi, kuko ba boss bawe bazi ibyo baba bari gukina nabyo. Baramutse baziguhaye na F16 biri kugurana ko uyazazibona. Izo ndege bita F16 bikomeje kugorana ko abanya-Ukraine bazibona. Hanyuma dukomeje kuri iyi contre-offensive rero tubona ko uwahigwaga agiye kuba umuhigo. Perezida Donald Trump, muzi ko ari umuperezida ufite umuti w'iki kibazo cya Ukraine. Donald Trump aravuga ngo
hano baravuga ngo the most important thing the US should do right now is to bring Russia and Ukraine together and make peace. Ibi ni Donald Trump wabivuze avuga ko ikintu Amerika yakagombye gushyira imbere kuri uyu munsi ni ukuzana abarusiya n'abanya-Ukraine bagahura ku meza y'ibiganiro bakaganira. Uwo ni Donald Trump, ni nayo mpamvu ngewe nifuza ko Donald Trump yatorwa akazaba perezida wa Amerika, kuko ibibazo byinshi byakemuka. Nkuko mubyibuka Donald Trump ari perezida wa Amerika nta hantu yigeze yohereza abasirikari ba Amerika gutera ibindi bihugu. Ni umuntu ubabajwe n'inyungu z'abanyamerika nk'ibisanzwe, turabizi. Rero ngewe niwe mukandida w'abanyamerika mba nshyigikiye, nimuba mushaka kumenya uwo natora ndamutse ndi umunyamerika. Dukomeze rero tugere kuri Zelensky. Amarira ye akomeje kuba menshi. Zelensky akomeje kurira, akomeje gutakamba. Ahangaha noneho atangiye kwivumbura nk'akana. Urabona akana iyo bagahaye ibintu kari kwivumbura gasaza imigeri. Ibi nibyo Zelensky arimo hano. Kadusome iyi statement yiwe. Hano baravuga ngo if Ukraine does not receive an invitation to begin the process of joining NATO, Zelensky will not go to the alliance summit. No kuvuga ngo Zelensky aravuga ngo niba NATO itemera ko Ukraine yinjira muri NATO, Zelensky ntabwo azitabira ubutumire bw'inama ya NATO iri hafi kuba. Uyu Zelensky akaba ari umuntu ukomeje gusaza imigeri, ariko ntabwo namubwira ngo ntabwo bizamuhira, ntabwo wajya muri NATO, kuko muri NATO ntabwo hajyamo igihugu gifite ibibazo by'imipaka. Muri NATO ntihajya hajyaho igihugu gifite ruswa nk'iyo mufite. Ibyo rero na NATO ikaba itabyemera kubera ko ntiyatinyuka guhangana n'abarusiya. Zelensky rwose ukomeje kugambanira abanya-Ukraine, ubaye intwari nka Mandela wajya ku meza y'ibiganiro ukaganira amahoro. Yes. Rero iyi ni Waka podcast, twari turi muri update z'urugamba, turakomeza tubiganireho. Nkuko muri kubibona nyine imirongo y'urugamba y'abarusiya irakomeye cyane, ariko ubu ngubu noneho biravugwa ko abarusiya bagiye gutangira contre offensive, noneho bigarurira utundi duce. Tugarutse ku munsi w'ejo Vladimir Putin yemeje ko abantu batuye muri ibi bice bagomba kwitabira amatora yo mu Burusiya yo gutora abayobozi, harimo na perezida wa Repubulika. Ibi ngibi rero bikaba bishimangira ko ubu butaka abarusiya bamaze kwemeza ko koko ari ubwabo n'abaturage bahatuye ari abarusiya. Bikaba rero binavugwa ko ibi 180 by'abasirikari byoherejwe ku mirongo y'urugamba ari ukugira ngo turiya duce twose tubashe kwigarurirwa n'abarusiya, ndetse babashe no kudushyiramo umutekano ku buryo amatora yazagenda neza. Nkaba mbashimira cyane rero. Iyi ni Waka podcast, mukomeze mugire ibihe byiza, turakomeza tubane nk'ibisanzwe. Amahoro kuri mwese. Let's a beat on the beat. Yes, kaze kuri Waka podcast nk'ibisanzwe. Nizere ko aho muri mukomeje kugira ibihe byiza. Uyu munsi rero turagaruka dusoza ikibazo cya Yevgeny Prigozhin na Putin, tugisoreza ku ijambo rya Lukashenko. Nkuko twari twabivuganye ubushize, twari twasezeranye ko Lukashenko natanga ijambo rye turi buhurire kuri iyi podcast tukabiganiraho, tukareba niki kijya mbere, niki giteganyirijwe Wagner Group, ese koko barababariwe, ese business za Wagner zirakomeza zite. Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Noneho tuganire, dukora ubusesenguzi bwacu. Nkuko nabibabwiye, ntago byoroshye kuba wakora ubusesenguzi kuri Vladimir Putin, kuko ni umuntu ugoye gusesengura ibye. Nkuko mubizi, ni umuntu ufite imibare yiye ku giti cyiwe. Ntabwo twebwe hano wamenya ngo Putin araduteganyiriza ikintu. Kuzakomeza tubikurikirana tukamenya uburyo biri kujya mbere, ariko aho bigeze niho tugiye kuganira muri iyi podcast.
Yes nkuko twabiganiriye rero twari dutegereje ijambo rya Lukashenko. Uyu ni perezida wa Belarus, akaba n'inshuti y'akadasohoka ya Vladimir Putin. Uyu mugabo ubutegetsi bwiwe bwa Ukraine bushyigikiwe cyane na Vladimir Putin kuva kera, nkuko twagiye tubiganira mu biganiro byacu byabanje. Uyu rero niwe wagize uruhare mu guhuza Wagner Group ndetse n'ubutegetsi bw'Uburusiya, cyangwa se gukemura ikibazo cy'imyigaragambyo Wagner Group yari yatangije mu Burusiya. Uyu Lukashenko akaba avuga ko yahawe nimero n'ubutegetsi bw'Uburusiya, ahabwa nimero za Yevgeny Prigozhin akoresha kuri telefone, aramuhamagara, ariko yamuhamagaye bigezaho Putin yari amaze gufata icyemezo cyo kubarasa bose, ku buryo intambara yari igiye gutangira muri Rostov, nkuko Lukashenko yagiye akomeza kubivuga. Lukashenko avuga ko yahamagaye Yevgeny Prigozhin akamubwira ko byamaze kwemezwa ko bagiye gutangira kuraswaho n'ingabo z'Uburusiya, byamazwe kwemeza ko intambara igiye gutangira, kandi noneho amushinja ko ibigiye kuba byose ari we bizabazwa, ibigiye kuba byose ari ugiye kuba intandaro yabyo, kubera ko agiye guteza abasore b'Abarusiya guhangana mu gihe hari indi ntambara bakabaye bahanganira muri Ukraine, bahangana n'ingabo za Ukraine nabo muri iyi minsi mubizi ko ziri mu bitero hirya no hino bya contre offensive yabo. Ubwo rero akamubwira ko ibyo bintu byose azabibazwa nyuma yuko iyo ntambara ibayeho, kandi nkuko twari twabivuze muri Wagner Group harimo abasirikare nabo batifuzaga gukomeza kujyana mu nzira ya Prigozhin, batifuzaga gukomeza imyigaragambyo na Yevgeny Prigozhin, bamubwira ko babibonamo ubugambanyi, babibonamo ko yashyizemo inyungu ziwe imbere, kandi babona ko agiye kugambanira ubutwari bagize ku rugamba, haba muri Ukraine n'ahandi bagiye bajya muri misiyo boherejwe na leta y'Uburusiya. Ibu rero Yevgeny Prigozhin amaze guhabwa iyo mirongo itukura, yahise atangira nawe noneho kunegosiya, atangira noneho gusaba uburyo yasohoka mu kibazo. Ni gute naganira n'Abarusiya, ni gute naganira n'Abarusiya nkaba nabona uburyo bwo kuba nasohoka muri iki kibazo. Ubwo rero bahise batangira ibiganiro na perezida Lukashenko. Noneho Yevgeny Prigozhin asaba ko muri iyo mishyikirano hakwiyongeramo bamwe mu bayobozi bakomeye b'Uburusiya, hakiyongeramo ambasaderi w'Uburusiya muri Belarus, ndetse na bamwe mu bo bita aba oligarch cyangwa se abaherwe b'Abarusiya. Yevgeny Prigozhin yasabye ko nabo babigiramo uruhare kugira ngo ibyo ari buze kwemererwa yumve ko abyizeye neza, yumve ko niba bamubwiye bati jya muri Belarus wicara utuze, ntago tuzagukurikirana, agire garanti, kubera ko nihazamo abantu benshi azavuga ati ntabwo ari ijambo rya Putin kuri aka kanya ndi kugenderaho gusa, Putin narihindura nawe azaba beshe bariya bose bari muri iyi mishyikirano. Ubwo rero ibyo byabaye nk'ibiha icyizere Yevgeny Prigozhin wamaze kugera muri Belarus, aho uyu perezida Lukashenko yamwemereye ko azahagirira amahoro, ndetse akaba yahawe n'ubutaka bunini barimo guteguramo kubaka ikigo kinini kizakira abasirikari 8,000 bya Wagner Group. Nkuko mubizi Vladimir Putin yasabye abadashaka kujoininga igisirikari cya leta ko basanga boss wabo muri Belarus. Muri Belarus rero bakaba bahawe ubutaka aho bashobora kubaka ikigo cyakwakira abasirikari 8,000. Muri kibazo rero nkaba mvuga nti ibi bintu nta wamenya uko bimeze, ntabwo wavuga ngo, kuko abenshi biragaragara ko bamaze kwemeza ko Yevgeny Prigozhin yagambaniye Uburusiya. Abenshi barafata ko ubu ngubu cyabaye ikibazo gikomeye hagati ya Yevgeny Prigozhin na Vladimir Putin, ariko ngewe uko mbibona, nkuko nabibabwiye, Vladimir Putin ni umuntu ugoye kuba wamusesengura, ni umuntu ugoye kuba wavuga ati noneho ibyakozwe ni ibi ngibi niko bimeze. Ntago ni ikintu kigoye, nkuko mubizi ni umuntu wabaye mu butasi cyane, rero ni umuntu ugira udushya twinshi no gutungurana bikomeye cyane, ndetse n'imibare y'igihe kirekire. Iki ngiki nkivuze kugira ngo tuganire kuri Yevgeny Prigozhin, kubera ko Prigozhin bamujyana muri Belarus hafi ya Ukraine, ntibamujyane muri Cuba, ntibamujyane Venezuela, ntibamujyane Syria, ntibamujyane muri Afrika ahantu kure ya Ukraine. Kubera iki bamugumishije hafi y'imipaka ya Ukraine? Ni ukuvuga ngo Yevgeny Prigozhin ashobora kuba agifite indi mission, ahubwo igiye gutangira front, Wagner Group ikaba igiye gutangira front nshyashya izaturuka mu mipaka ya Belarus yataka muri Ukraine, ikintu gishobora gutungura cyane abanya Ukraine. Iki ngiki rero ngiye nkaba mbona ko gishoboka cyane, kubera ko ubu ngubu isi yose yamaze kwemera ko Yevgeny Prigozhin afitanye ikibazo na Putin. Isi yose irabona ko Yevgeny Prigozhin na Wagner Group nta yindi mission bashobora kugira hariya muri Ukraine. Ariko nimwibaze, igihe cyari cyo cyose
Yevgeny Prigozhin azahamagara abasore bakamusanga hariya bagatangiza indi front kuri Ukraine izaba iturutse Belarus. Ushobora gusanga Putin afite imibare ivuga ngo reka ndangize ikibazo cya Ukraine burundu giste kirangira, akareba gutangiza front muri Belarus, kohereza y'abasirikari n'ibikoresho n'ibiki byose, akabona bizaha umwanya Ukraine wo kwitegura noneho urwo rugamba narwo rukazaba urugamba rukomeye nk'uko twabonye ibyabereye muri Bakhmut n'ahandi. Ibyo rero ngewe nkaba mvuga ko kuzana Wagner Group hariya hafi ya Ukraine bizatuma abasirikari bayijoninga hariya. Nkuko mubizi abasirikari b'Abarusiya basanzwe bakorera imyitozo muri Belarus. Muri Belarus hasanzwe hari ibigo by'abasirikari b'Abarusiya, bizoroha ko Wagner Group niba iri muri Belarus ishobora kubona ibikoresho byatuma ishobora gutangiza urugamba rushyashya rwaza muri Ukraine ruhereye muri Belarus, aho Ukraine yahita icanganyikirwa cyane. Rero ngewe ibyo nabyo ntago navuga ko bidashoboka, mbona ko ari ibintu bishoboka. Nk'umuntu uzi Vladimir Putin, mvuga ko ikibazo cya Yevgeny Prigozhin kuri aka kanya ntabwo twamenya uko gihagaze, ariko urebye nko ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, ukareba ku mateleviziyo y'abanyaburayi, urabona ko ikibazo cya Wagner Group gisa naho cyarangiye. Ubu ngubu Ukraine idafite gutinya Wagner Group, ariko ngewe ndabibonamo ahubwo potential ya frontline nshyashya. Mu binyamakuru rero byagiye byandika muri ntuza mu Burusiya cyangwa se za Telegram, hari nkaho banditse ngo case of armed rebellion against Yevgeny Prigozhin dismissed. Iyi ni itangazo ryatangajwe na FSB, bivuga yuko ibirego yari yashyiriweho na FSB byahagaritswe. Bivuga ko agiye kujya Belarus nta kirego na kimwe avuga, na kimwe aregwa. Hakaba hari n'abakomeje kwandika ku bikoresho Wagner Group yari ifite muri frontline hariya muri Donbass, kuko niho hari ikigo cyabo. Hari nka Telegram hano itangazo rya Ministeri y'Abarusiya y'ingabo, aho bavuga ngo the Ministry of Defense announced preparation for the transfer of the heavy military equipment to Wagner PMC to the unity of the Russia Armed Forces. Bivuga ngo ibitwaro bikomeye cyangwa se ibikoresho bikomeye byagiye bihabwa Wagner Group mu gihe cyashize, mu gihe ari ku rugamba biri muri Donbass. Ubu ngubu birimo gushyikirizwa ingabo z'Uburusiya kugira ngo zikomeze zibyifashishe muri operation iri kubera mu Burusiya. Rero muri iki kibazo ngewe nkuko mbitekereza, ndatekereza ko kitararangira, ndatekereza ko dushobora kubona surprise mu gihe kidatinze. Ngewe nkuko nabibabwiye, ndatekereza ko Putin ashobora kuba ari gupanga akantu ko gusoza ikibazo cya Ukraine burundu kikarangira, Ukraine yose ayifashe, kubera ko guturuka muri Belarus ugana Kiev ni hafi yaho, kandi kubera ko ingabo za Ukraine ubu ngubu zirundiye cyane muri contre-offensive yabo iri kubera muri Zaporizhia na Kherson na Bakhmut. Ntago byoroshye ko babona izindi ngabo ziza kuri frontline yaza iturutse Belarus. Muri iki kibazo rero amahanga twayemo gute nabyo turagira ngo tubirebere hamwe. Muri iki kibazo amahanga yaracecetse. Ubwo iki kibazo cyabaga, haba Amerika haba abayobozi bo muri NATO bose baracecetse, bakomeza kubireba nk'abareba filime, ariko nabo byabacanze babuze icyo bavuga. Impamvu bacecetse ni iyihe? Ni cya kindi navugaga, ntushobora kumenya ngo uravuga iki kuko ntuzi icyo Putin ari gupanga, ntuza ko gakino kari kubaho icyo gasobanuye. Iyo game ishobora kuba wowe ibyo utangaje uhita utsindwa mu byo utangaje. Niyo mpamvu bahita babanza bagaceceka, bakanza bakareba, bakavuga ati noneho Putin arimo kudukinira kaye ka game. Rero nyuma yuko birangiye Lukashenko amaze guhuza Yevgeny Prigozhin na Vladimir Putin, Yevgeny Prigozhin agiye muri Belarus, ibihugu byinshi byagiye bifata amajambo nkuko twabibonye. Usibye Turkiya yahise ihamagara Vladimir Putin babwira ko iri ku ruhande rwabo, n'ibihugu by'inshuti za Putin zagiye zimubwira ko zizeye ko icyo kibazo kiri burangira ari ikibazo kireba Abarusiya ku giti cyabo. Abanyamerika nabo bagize icyo bavuga, kuko Anthony Blinken, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, we yatangaje ko bigaragara ko mu gisirikare cy'Uburusiya harimo ikibazo gikomeye cyane. Avuga ko nta organisation iri mu gisirikari cy'Uburusiya, ko Uburusiya burimo kugenda bucika intege, ndetse cyane anavuga cyane ku butegetsi bwa Vladimir Putin. Ibi rero nta gitangaza kirimo, kuko ibi uyu mugabo Anthony Blinken yavuze nuko
ni ibyifuzo by'abanyamerika, kandi mu kinyarwanda baravuga ngo umugabo nako ngo ushonje arota arya, umushonje arota arya. Niyo mpamvu bifuza ko ubutegetsi bwa Putin bwacika intege, ariko hakaba hari n'abavuga ko mu gihe biriya bintu byabaga n'abanyamerika ubwabo ntago bifuzaga ko haba ikintu cyo kuvuga ngo Prigozhin araje afasha ubutegetsi mu Burusiya. Mu by'ukuri abanyamerika ntago bifuza ubutegetsi bwa Putin, ariko nta nubwo bifuza ko bwamuvaho batazi ubufashe, kubera ko tuvuge mu Burusiya habaye coup d'etat, ni ukuvuga ngo system yose ya Putin ikavaho. Ntago uzi ngo biriya bitwaro bya kirimbuzi ninde biri bugere mu maboko, ntago uzi ngo ninde ugiye gufata controle y'ubushobozi bwose bw'Uburusiya. Ibyo rero bitera ubwoba abanyaburayi, bigatera ubwoba n'abanyamerika, kuko nubwo mu itangazamakuru banga Putin, ariko bizeye ko Putin ari umuntu uzi ubwenge, bizeye ko Putin ari umuntu ushishoza, bazi ko Putin ari umuntu ukora ibintu yabitekerejeho. Niyo mpamvu rero abenshi ntago bifuzaga intsinzi ya Prigozhin, kuko nkuko byagiye bigaragara nk'ahantu hariya za Rostov baciye mu birometero bitagera kuri 200 yaho yahabitse intwaro kirimbuzi. Rero ibingibi byateye amahanga ubwoba cyane, bitera amahanga ubwoba cyane, kubera ko nkuko nari mbivuze ubutegetsi bw'Uburusiya bufite intwaro zikomeye cyane zigomba kujya mu maboko y'abantu bifitiye ubushobozi, bafite ubushishozi ndetse no gufata ibyemezo byatekerejweho. Ewo ni Anthony Blinken. Abafaransa ndetse n'abongereza bose baravuga kuri icyo kintu cyuko ubutegetsi bwa Putin burimo kugenda bucumbagira muri iki gihe, cyane cyane biturukanye n'iki kibazo cya Yevgeny Prigozhin. Ariko nkuko nari mbivuze nyine, ibyo byose ni ibyifuzo byabo. Nkuko nabibabwiye, iyi ntambara yo muri Ukraine ni intambara iri kubera cyane cyane mu itangazamakuru. Amakuru yabaye victim muri iyi ntambara, ntago ushobora gushaka amakuru ya nyayo ngo uyabone. Nk'ubu ngubu hari igitero cyabaye muri Kramatorsk, akaba ari igitero cyarashwe kuri building nini cyane yo muri Kramatorsk. Bavuga ko harimo ama restaurant n'ibiki, ariko nkuko mubibona kuri iyo foto, uwo ni umucanshuro w'umunyamerika, bamwita Nick Duckworth. From California, was spotted in the photographs near the site of the Kramatorsk missile strike. He helped in removing the ruin under which his colleagues remained together with the Ukrainian army. Yesterday, Ukraine tried with all its might to present everything as an attack on civilian. Nkuko mubyumva, na hantu harimo abamercenaire b'abanyamerika, abamercenaire b'abongereza. Ni ukuvuga ngo bari abantu, urabona biriya bitwaro byose baha Ukraine, hari abantu nakwita babisobanukiwe baza gufasha ingabo za Ukraine. Rero muri ahangaha barashe iyi misile, usanga kenshi ari amazu abo bantu baba bacumbitsemo. Tugarutse rero ku kibazo cya Yevgeny Prigozhin, biravugwa ko mu itangazamakuru ry'abanyaburayi biravugwa ko General Solvakin yaba yarafashije Prigozhin, yarafashije Prigozhin gutegura ibyo yakoze, cyangwa se yaba yarazi ibyo Prigozhin arimo gukora. Nongera mbibasubiriremo, ibyo ngibyo ni ibyavuzwe, ni biri kuvugwa n'itangazamakuru ry'abanyaburayi n'abanyamerika. Ndetse ubu ngubu bakaba barimo gutangaza ko Slovakia kuva yatangaza ririya jambo aho yahamagariraga Wagner Group gushyira imbunda hasi, bavuga ko yahise aburirwa irengero. Bakaba banavuga ko bishoboka ko ririya jambo yarivuze yafashwe, ubu ngubu akaba ashobora kuba afunzwe. Abenshi baravuga ko kuva icyo gihe ataragaragara, rero bikaba byemezwa ko General Slovakia ashobora kuba afunzwe azira gufasha Yevgeny Prigozhin. Nkuko bigaragara rero, Minisiteri y'Ingabo y'Abarusiya irahakana ibi bintu, ikavuga ko Slovakia ari muri misiyo ye muri Ukraine, ndetse bagatangaza ko ingabo zose n'Abarusiya bose bari hamwe inyuma ya perezida wabo Vladimirovich Putin. Rero nkuko nabibasezeranyije, ikibazo cya Yevgeny Prigozhin ntago navuga ngo tugisoreje ahangaha, ariko tugiye kuba tugicumbikiye ahangaha. Mu biganiro bikurikiraho turaza kuza tureba ko nabonye benshi bashidikanya ku mbaraga z'Uburusiya na NATO. Ese Uburusiya na NATO barwanye ninde watsinda? Ese
uyu munsi Uburusiya bufite imbaraga zo guhangana na NATO. Ese agatsiko kari mu Burusiya n'Ubushinwa ni gute gateye ubwoba NATO? Bihanganye bite? Birwanye byagenda bite? Cyo nicyo kiganiro turi buze gukurikiraho kugira ngo tubone ukuntu twinjira muri iki kibazo cya Ukraine abantu bamaze gusobanukirwa, kuko nabonye harimo benshi batazi neza iyi intambara y'amateka. Bisaba gusubira inyuma ukamenya ibyo ari byo kugira ngo umenye aho ibi bintu bituruka. Ndabashimiye cyane rero, iyi ni Waka Waka podcast. Ndabashimiye cyane nk'ibisanzwe, mukomeze muduhe comment zanyu, tuzatugaruka hano tuzisome. Mfite ikiganiro nzasomamo ama comment yanyu, abatanze ibitekerezo twaganiraho, tugerageze kubikora ubusesenguzi tubiganiraho, kuko iyi podcast ni yacu twese. Ntabwo ngewe ndi umunyamakuru ndaza nkababwira ibintu aho nabisomye, nkababwira nuko mbibona nuko mbitekereza, nicyo podcast bivuga. Rero bizajya biba byiza cyane namwe mugizemo uruhare, mukampa comment. Ushobora kumpa igitekerezo ukambwira uti ibintu wavuze nge mbyumva gutya na gutya na gutya, ubutaha nagaruka nanjye nkakubwira uko mbyumva, tugakomeza tukaganira. Kandi nanabibutsa ko ni karibu ku muntu wese, kandi nanabibutsa ko ni karibu ku muntu wese wifuza kujoininga Waka Waka podcast. Niba wumva ufite ibitekerezo twaganiraho, tugerageza kudukontaktinga, ni karibu cyane, uze twicare tuganire. Dukeneye abantu bafite ibitekerezo baza tukicarana tukaganira ku buryo twigisha societe yacu, abantu bakamenya ni ibiki bijya mbere hirya no hino. Iyi ni Waka Waka podcast rero. Amahoro kuri mwese, Imana ibahe imigisha. Yes, nizere ko aho muri mukomeje kugira ibihe byiza. Iyi ni Waka Waka nk'ibisanzwe, muba muri kumwe nanjye Rafiki Choga cyangwa se Rafiki Mazimpaka nkuko wabishaka. Ejo niki cyajyaga mbere? Ejo imishyikirano yageze kuki? Niki baganiriye Lukashenko na Yevgeny Prigozhin? Nkuko mwayibonaga ku mashusho hejuru, murabona ko Prigozhin ni umuntu ukunzwe n'abaturage, ukunzwe n'Abarusiya cyane. Rero muri podcast tugiye kuganira niki cyagiye mbere, niki baganiriyeho ejo mu biganiro bya Lukashenko na Prigozhin. Prigozhin yemerewe iki? Niki yemereye leta? Niki kigiye gukurikiraho? Nihe gahunda ikurikiraho agiye gukomeza? Rero tudatinze, mu mishyikirano ya Lukashenko na Yevgeny Prigozhin baganiriye byinshi, ariko bemeranywa ko Prigozhin ingabo ze zisubira mu birindiro byazo muri Ukraine, zigasubira ku rugamba, ndetse na Prigozhin ubwe akajya guhabwa ubuhungiro muri Belarus. Biravugwa ko rero yamaze kwambuka n'umupaka, yageze muri Belarus ari kumwe n'abasore 10,000, aho yambukanye n'abasore 10,000 n'ibikoresho byabo. Rero mu byo bamwemereye Prigozhin harimo kuba ibirego yari yashyiriweho na FSB cyangwa se KGB, kubera ko FSB yasimbuye KGB. Ibyo birego rero byabashije gukurwaho, ndetse nk'uko mwabyumvise mu ijambo rya Vladimir Putin yari yabise abagambanyi, ibyo nabyo byakuweho. Ubu rero Yevgeny Prigozhin akaba yageze muri Belarus, aho agomba gukomereza gahunda ze, ndetse tuzamenya ibigiye kujya mbere muri gahunda zizakurikiraho za Yevgeny Prigozhin muri Belarus. Rero nawe akaba yasabye leta y'Uburusiya ko yakora ubugenzuzi, ikareba niba hari icyahinduka mu buyobozi bwa gisirikare, cyane kubera ko nicyo kintu Prigozhin yaragendera. Abantu benshi bakomezaga no bakibaza tese Prigozhin ashaka kuba perezida? Aho muri bukurikirane hose, nimureba no muri gahunda ziwe zose, nta na hamwe Prigozhin yifuza kuba perezida. Ahubwo Prigozhin yagaragazaga ibibazo biri mu buyobozi bwa gisirikare, ari nabyo bintu yashakaga ko byaheraho bihinduka. Ibyo rero bamwemereye ko leta igiye kubigenzura, ikareba ko ayo makosa ariho, abayakoze bakayahanirwa, niba ari naho bagomba guhindura mu gisirikare bakaba bahindura. Nawe rero akaba yambutse muri Belarus n'ibihumbi 10 by'abasore, abandi basubira mu kigo muri Ukraine aho bagomba gukomeza operation zabo za gisirikare. Bikaba bivugwa ko rero aba basirikari ba Wagner Group bagomba kujya mu birindiro byabo, hanyuma Ministeri y'Ingabo z'Uburusiya akaba ariyo izagena abagomba gukomereza mu gisirikare cy'Uburusiya cyangwa se abagomba gushyirwa mu zindi nshingano. Ibyo byose ni inshingano za Shoigu na Ministeri y'Ingabo ndetse na Gerasimov nk'umugaba mukuru w'ingabo. Ubu rero
abibazaga ngo wenda Shoigu arahagarikwa ku mirimo ye cyangwa se Gerasimov, ibyo si byo kubera ko ku munsi w'ejo twabonye ko Shoigu yasuye abasirikari babo bari ku rugamba muri Ukraine, ahura na commanders babo, bamuha report, bamubwira ibyo bakeneye kugira ngo urugamba rukomeze gukomeza neza. Rero bigaragara ko Shoigu ni umuntu ukomeje akazi kiwe, nta hantu agiye kujya, na Gerasimov nawe akaba ari umuntu nawe ukomeje akazi kiwe, nta hantu agiye kujya. Rero tukaba dutegereje ngo tumenye ngo inkurikizi z'ibi ngibi ni izihe mu Burusiya, mu gisirikare cy'Abarusiya, muri leta y'Uburusiya, ariko numva ko zitazaba nini cyane kubera ko nkuko mubizi twategereje abashobora kuza ku ruhande rwa Yevgeny Prigozhin, barabura. Yarinze yemera gusubira mu birindiro bye, nta support nimwe arabona usibye yabari abafashiste bari muri Ukraine b'Abarusiya bari bamaze iminsi batera kuri Belgorod. Abo nibo bashyigikiye Yevgeny Prigozhin, urumva ko iyo support ntago ari support ishobora kumuha imbaraga mu Burusiya. Gusa Yevgeny Prigozhin ni umugabo ibikorwa bye byivugira mu Burusiya, Abarusiya baramukunda kubera ko Wagner Group ni group yagiye igira ubutwari ndetse yagiye igira success muri operation zabo bagiye bagira hirya no hino. Twavuga muri Syria, twavuga muri Afrika, muri Central Africa, hose na ahantu Wagner Group ikomeje operations zazo za gisirikari. Aho hose rero akaba ari ahantu Abarusiya bishimira ibyo bagezeho, cyane cyane noneho urugamba rwa Bakhmut yafashwe n'abarwanyi ba Wagner Group. Ibyo akaba ari ibintu Abarusiya bafite ku mitima yabo, akaba ari narwo rukundo mwabonye barimo kwereka Yevgeny Prigozhin mu mihanda aho arimo kugenda agana muri Belarus. Ubu ngubu yamaze no kugerayo. Rero twakwibaza ngo iyi mishyikirano yakozwe na Lukashenko yo kugira ngo Yevgeny Prigozhin asubire mu birindiro bye cyangwa se ajye no muri Belarus, nyuma yayo wakwibaza uti ese isura y'Uburusiya isigaye isa ite? Ni ikibazo buri wese yakwibaza, ukibaza ati ese ubutegetsi bwa Putin mu maso y'amahanga bwagaragaje iyihe sura? Ese ni ubutegetsi bufite imbaraga cyangwa ni ubutegetsi burimo gucika intege? Ibyo ngibyo rero nkanjye ukurikirana cyane ibi bintu, njye mbona ko Putin muri ibi bintu yasohokanye imbaraga zirenze izo yari afite. Kubera iki? Kubera ko Yevgeny Prigozhin afata icyemezo cyo kwambuka umupaka wa Ukraine n'abasirikare n'ibikoresho, akavuga ngo ngewe ngiye Moscow, unyitambika ndamurasa, ndetse akanagerageza no guhanura n'indege za gisirikare z'Abarusiya, ntihatangwe order yo kubarasa. Icyo ni ikintu gikomeye cyane Putin yakoze. Ndagira ngo wibaze aho uri aka kanya, byari kuba bisa bite iyo Wagner icyambuka Putin yari gutanga itegeko ngo mubarase? Uyu munsi tuvugana rwari kuba ari urugamba rukomeye hagati y'Abarusiya. Nubwo Wagner yari gutsindwa, ariko yari gutsindwa hapfuye ibihumbi byinshi by'abasore b'Abarusiya. Mu gihe Uburusiya bukeneye abasore, Uburusiya bukeneye abo basirikari, Uburusiya bukeneye Abarusiya bose ko baba involve muri iki kibazo cyabo na NATO cyangwa se na Ukraine. Rero ntabwo Putin icyo ngicyo yagikoze. Icyo cyonyine ni igikorwa cy'ubutwari, ni igikorwa gikomeye kikwereka umuntu udapanika, umuntu utabona ibintu ngo ayagare kubera ko ngo mwayagaye ngo nawe ayagare. Putin ni umuntu, uyu ni umuntu wabanje kuba umutasi. Ni umuntu wavuga ko ku mukino wa sheke arenze, ni wa muntu ushobora guhipa ukayirya ugaserebura, ukarya ingi ugaserebura, ukarya ingi ugaserebura, ubundi ejo akabirira rimwe none wowe agaselebratinga big. Uwo niwe Putin. Yarabaretse baraza bagera Rostov, nta numwe urashwemo, nta musirikare muri icyo kigo cya Rostov bafashe, nta musirikare n'umwe w'Uburusiya wahaguye. Bajya mu mishyikirano, ikibazo cyarangiye mu mahoro, nta muntu n'umwe uhakomerekeye usibye abapfiriye muri izo helicopter zahanuwe na Wagner ibintu bigitangira. Iyo aza kuba ari umuntu uhubuka, umunyapolitike ufatiraho bigeze, yari guhita atangira guhangana nabo hehe kuri border ya Ukraine bakinjira muri Russia. Namwe ubu ngubu mwakwibazaho ibintu byari kuba bigeze uyu munsi. Izindi mbaraga za Putin ni izihe? Iyo uri umuyobozi uri weak mu gihugu cyawe, hakaboneka opportunity nk'iriya, abantu benshi bagendera mu kigare bajoining iyo movement bakwanga ni benshi.
nuvuga ngo Yevgeny Prigozhin yarinze ajya kugera i Moscow muri Rostov nta support nimwe yigeze abona. Nje narabibabwiye nkibibona iyi nkuru n'abantu b'inshuti zanjye bazi ko nkurikirana ibi bintu barimo kumbaza bimeze gute cyo gatubwire bimeze gute. Nanjye nagiye kubireba none ntegereza Yevgeny Prigozhin ni ihe support agiye kubona. Ntegereza eske Solvekin agiye kumushyigikira. Eske muri ntuza mu banyapolitiki b'Abarusiya harimo abagiye gushyigikira Prigozhin. Byarinze birangira nta munyapolitike n'umwe w'Umurusiya nta musirikari n'umwe w'Umurusiya ujoininze movement ya Wagner Group. Izo ni imbaraga za Putin. Uyu munsi mu mihanda yo mu Burusiya hirya no hino Putin ni umuntu ufite imbaraga zidasanzwe haba mu Barusiya haba na hehe. N'uyu munsi yakozwe nk'amatora mu Burusiya Putin yatsinda ku kigero cyo hejuru cyane kubera ko iyi ntambara iri kubera muri Ukraine ni ikintu gikomeye mu Burusiya. Buriya ushobora kwitekereza wowe uri hano ushobora kwitekereza nk'intambara isanzwe ariko ni intambara ikomeye cyane ishingiye no ku mateka kubera ko guhera mu gihe cya kera mu gihe cy'abatsare abanyaburayi bagiye bagerageza gutera Uburusiya, bagiye bagerageza gushaka gusenya Uburusiya kugeza ejo bundi kuri Hitler. Muribuka intambara ya Hitler na Mussolini niyo yanyuma iheruka yarangiye Abarusiya batsinze. Ibyo bintu rero byose ntabwo Abarusiya bigeze babyibagirwa, biracyari ku mutima w'Abarusiya. Uyu munsi Abarusiya bakeneye indwanyi, ntabwo bakeneye umuntu w'umunyapolitiki ujya hari uvuga ibintu byinshi bakeneye umuntu w'indwanyi uza amateka yabo wayabayemo. Uyu Vladimir Putin ni umuntu wagorowe n'amateka y'Abarusiya ayakuriramo, ufite n'umujinya wo gusubiza Uburusiya aho bwahoze no kubusubiza ijambo nk'uko bwarihoranye. Rero nge mpamya ko Putin yabisohotsemo yemye, yabisohotsemo nk'umuntu koko ukwiriye kuba umuyobozi w'igihugu, nk'umuntu koko ukwiriye guhagararira Abarusiya muri ibi bibazo byose barimo. Ubu rero tugomba kwibaza tuti ikigiye gukurikiraho ni iki, kubera ko Yevgeny Prigozhin yageze Belarus yambukanya abasore be 10,000 n'ibikoresho byabo. Ubu ngubu rero ikigiye gukurikiraho nuko ibihugu byose bifiri kuri boda na Belarus bifite ubwoba, uhereye kuri Ukraine ukajya kuri za Polonye ukajya kuri ibyo bihugu byose biri muri NATO bikikije Belarus bifite ubwoba kubera ko uyu Prigozhin afite ubushobozi bwo guhamagara abahungu be bakamusanga Belarus agatangiza ibitero kuri Ukraine aturutse muri Belarus. Ikaba indi front ishobora kugora, ishobora kuza indi front line ishobora kugora cyane Ukraine kubera ko murabizi Ukraine yatangiye offensive mu bice byo hepfo, mu bice bya Kherson, mu bice bya Zaporizhia, mu bice bya Bakhmut. Aho ngo niho abasirikari benshi ba Ukraine barimo kwibanda muri contre offensive yabo. Ibaze rero uyu munsi Prigozhin ahise atangiza igitero cyiwe gihereye hehe? Belarus. Bikaba bivugwa ko rero ibyo bintu bishoboka cyane. Ibi bihugu bya NATO biri kuri ziriya boda byose byatangiye gukaza umutekano no gukaza ingamba z'umutekano ku mipaka yabyo, kubera ko baravuga bati iki kigabo nta wamenya anytime wajushiduka ugashiduka cyambutse. Prigozhin akomeje guhabura NATO n'ibihugu birimo hariya biriya cyane biriya bihugu byahoze mu bumwe bw'Abasoviete bikomeje gutinya cyane uyu mugabo. Rero tukaba tugomba gutegereza tukamenya ngo aba barwanyi ba Wagner kigiye gukurikiraho kuri bo ni ikihe, ese bagiye guhabwa izihe nshingano, kubera ko ubu ngubu bari mu maboko cyangwa se ubashinzwe ni Shoigu, Minisitiri w'ingabo z'Uburusiya, ni ugomba kumenya abagomba guhabwa inshingano izi nizi. Uyu agomba kujya mu gisirikare, uyu agomba kujya mu gipolisi, uyu agomba gutaha. Ibyo byose biri mu nshingano za Shoigu. Tunategereje kugira ngo turebe ikigiye gukurikiraho. Ikindi kintu tugomba gutegereza kureba kuri ibi bintu byabereye mu Burusiya ni ukumenya ngo niba Prigozhin yaravuze ngo harimo abagambanyi mu gisirikare cy'Uburusiya cyangwa se muri politiki y'Abarusiya. Ubu icyo dutegereje kumenya ni se abo bantu barahari. Kugeza uyu munsi nkuko nabibabwiye Prigozhin yarangije operasiyo yiwe nta support nimwe
abonye ku buryo bavuga ati kanaka yaragaragaye ko ari umuntu uri weak ushobora kuva kuri Putin mu buryo bworoshye. N'ikindi kintu nanone navuga cyari gitangaje kuri uriya munsi wa Prigozhin mu Burusiya ni ibihugu byagiye bihamagara Vladimir Putin. Igihugu cya mbere cyamuhamagaye ntimutungurwe, igihugu cya mbere cyamuhamagaye ni Turkey. Erdogan wa Turkey yahamagaye Vladimir Putin amwizeza support ya Turkey ya Turkiya, amwizeza ko bari kumwe nawe kandi bizeye ko ibyo bintu biri burangire vuba. Hakazaho ibindi bihugu nyine byagiye nabyo bimuhamagara bimuha support byinshi cyane, ariko natinze cyane kuri Turkey kubera ko iki gihugu mwibuke ko kiri muri NATO. Igihugu kiri muri NATO nabyo tuzabiganiraho uburyo kibayemo muri NATO, kuko ni igihugu nge nemera ko gifite souverinete yacyo uko yakabaye bitandukanye n'ibindi bihugu byose biri muri NATO, kuko nimureba ibihugu biri muri NATO yo Amerika ivuze ngo twagiye Afghanistan byose birakurikira, twagiye Iraq byose bigakurikira, twagiye Libya byose bigakurikira, ariko Turkey ni igihugu gikurikiza politike yacyo. Nk'ubu ngubu murabizi ko ibihugu byose byashyiriyeho Abarusiya ibihano, ariko ntabwo Erdogan na Turkey bigeze bashyiriraho Uburusiya ibihano. Ubucuruzi burakomeje neza hagati ya Turkey na Russia, nta kibazo, bari no kubaka na gazodik igomba kunyuza gaze yayo muri Turkiya. Ubwo rero kikaba ari ikintu ejo nabonye kikantungura cyane, ariko nanone ntago cyantunguye cyane kubera ko nzi position ya Turkey muri iki kibazo. Rero ikindi kintu tugomba kwitega ni iki? Ni ibigiye gukomeza mu rugamba muri Ukraine. Ese Shoigu, Servakin na Gerasimov hari icyo bagiye gukora kugira ngo bongere imbaraga mu rugamba ruri kubera muri Ukraine? Ese Uburusiya bwaba bugiye gutangira contre-offensive noneho, kubera ko byagaragaye ko iyo contre-offensive y'abanya-Ukraine nta ngufu ifite. Ubu noneho Abarusiya bashobora kwitegura nabo kuba bakora contre-offensive yabo kugira ngo barangize iyi ntambara. Hakaba rero hari ibintu byagiye bivugwa bitandukanye, nabyo ndagira ngo mbicemo vuba kugira ngo umuntu abyumve nawe abashe kubalansinga, abashe gushishoza mu biri kuvugwa, wumve icyashoboka. Hari abavuga bati Shoigu cyangwa se Yevgeny Prigozhin yakoze iyi operation abiziranyeho na Putin na Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya, ahubwo ari trick kugira ngo Yevgeny Prigozhin nibabona atangije ibitero mu Burusiya, noneho Ukraine ideploying ibikoresho byayo byose, igaragaza imbaraga zayo zose uko izabivuga iti reka noneho twungukire muri aka kavuyo kari mu Burusiya, dukore noneho contre-offensive iri vast, iri big, tuzane intwaro zose, tuzane unit zose z'abasirikari dufite bose tubashyire kuri front. Bikavugwa ko Uburusiya bwari bwiteguye kuba bwabakira, uburyo bwabakiramo namwe murabyumva. Ibyo ni biri kuvugwa, ariko ukurikije uburyo isura y'Uburusiya uburyo yagaragaye mu mahanga, nabwo ugatekereza ukavuga uti ntabwo Uburusiya bwakora icyo kintu kubera iyo mpamvu gusa. Ariko impamvu zose zirashoboka, kandi Putin nkuko nabibabwiye ni umuntu w'intasi utajya ukora cya kintu cyo kugira ngo celebrating uyu munsi. Ni umuntu upanga by'igihe kirekire. Ni wa muntu ushobora gukora akantu umunsi kumva Ukraine iri gucelebrate, umunsi iri gucelebrate, ariko ejo kumva byose yabyizingiye rimwe, byose yabifatiye rimwe. So ibi bintu mugomba kubireba, umuntu akajya bireba nawe akabitekerezaho, ariko ukamenya ko umuntu turimo kugerageza gusesengura ibyo ari gukora ni umuntu uturenzeho, ni umuntu ufite ubunararibonye muri aka kazi, ni umuntu nkuko nabibabwiye wakuriye mu bubabare bw'Abasoviete n'Uburusiya, yatojwe n'uwo mubabaro w'isenyuka ry'Abasoviete, intambara kabiri y'isi yose, urumva yavutse nyuma ya kabiri y'isi yose, ajya mu bibazo, akurira mu bibazo by'intambara y'ubutita, biza no kurangira yinjiye mu butasi, aho yoherejwe mu Budage, ubumwe bw'Abasoviete burasenyuka bireba, aza kugira noneho amahirwe yo kuba nawe yajya ku ruhembe, yaba umwe muyoboye Uburusiya. Ubu rero ari kurwana nuko Uburusiya busubirana ijambo bwahoranye, ari kurwana nuko Uburusiya bwakongera kuba igihugu gikomeye. Kuri njyewe nkuko nabibabwiye, ntabwo ndi umunyamakuru,
ngewe mba nikorera ubusesenguzi bwanjye hano kuri podcast kugira ngo tuganire nkuko mukomeza kumpa comment. Hari n'uwampaye comment arambwira ati Prigogine ni umusirikari ntiwakora biri utari umusirikari. Yego turabyemeranya kabisa, kubera ko ntago aba muri Bakhmut ngo ugeze iki gihe utari umuntu uri mu kamirifu, ariko mu mateka ye nta hantu yigeze aba mu gisirikari. Ni umuntu nkuko twabiganiriye muri episode yabanje, ni umuntu wabaye hafi cyane y'ubucuruzi, ni umuntu w'umucuruzi, ni boss wa Wagner. Ahubwo buriya wavuga ngo ni umuntu uza akazi neza ku buryo ashyira abantu baza akazi mu nshingano, noneho we akababera boss. Nge niko nabivuga. Ariko urebye intambara yabereye muri Bakhmut ayirimo ikarinda irangira ayirimo, ndemeranywa nawe ko uyu muntu hari experience runaka afite yatuma umuntu amuha n'icyo cyubahiro, ukaba wavuga wenda ko atari umusivili mubisi nkuko nari nabivuze mu kiganiro cy'ubushize. So ndabashimira cyane rero, kandi nkanabizeza ko ibi bintu turi bukomeze kugenda tureba uko birimo kugenda. Ubu ngubu tumaze kuganira kuri iki kibazo cyabereye mu Burusiya. Igisigaye noneho tugiye gusubira mu rugamba muri Ukraine. Turebe contre-offensive ya Ukraine igeze hehe, ibikoresho neto yabahaye biri kugira uwuhe mumaro, ese abarusiya biri kubagora guhangana nabyo. Ibyo byose nibyo tugomba kurebera muri podcast zigiye gukurikiraho. Nkaba mbizeza ko nzabazanira ibintu byinshi cyane bishobora gutuma mugira namwe uruhande mufata, cyangwa se mubasha kuba mwagira ikintu musobanukirwa kuri uru rugamba, kuko nabonye ari ikintu gicanga benshi, kubera ko benshi ntibasobanukirwa iyi ntambara ya Putin muri Ukraine. Ariko ni intambara y'amateka maremare tutasubiramo muri aka kanya, ariko tuzadukomeza tubiganire ku buryo n'abatabyumva bazajya bagenda babyumva. Iyi ni intambara idashingiye ku Burusiya gusa, ni intambara idashingiye kuri Ukraine gusa, ni intambara ishingiye ku isi yose. Kuko nirangira abarusiya batsinze iyi ntambara, tuzaba dukize ingoma y'abanyamerika, tuzaba dukize kuyoborwa n'abanyamerika gusa. Isi zabigize ubwinyagamburiro. Uzaba uvuga uti niba umunyamerika tutumvikana, basi wenda numvikana n'umurusiya cyangwa se numvikana n'umushinwa. Hazaba hari ibihugu byinshi bifite imbaraga ku buryo ibihugu bifite intege nkeya bizajya bigira uruhande bijyaho, kandi ntibibigireho ingaruka. Nkuko mu ntambara y'ubutita hagiye habaho kwicwa kw'abayobozi b'ibihugu bya Afurika. Muribuka kwicwa kwa Lumumba muri Kongo, nuko Lumumba yaragiye gutangira gukorana n'abasovieti, yarishwe. Murabyibuka ibyabereye South Africa, murabyibuka ubwigenge kugira ngo boneke muri Zimbabwe. Hose ni ahantu abarusiya bagiye bagira uruhare kugira ngo ibyo bihugu bigende byibohora. Rero murakoze cyane, tuzakomeza tuganire kuri ibi bintu biri kubera muri Ukraine. Ndabashimiye cyane, mukomeze mugira amahoro y'Imana. Iyi ni Waka Waka Podcasts. Blessing. А теперь слушайте меня, блядь. Это чьи-то, блядь, отцы и чьи-то сыновья. И те, которые не дают нам боеприпасы, блядь, это чьи-то, отцы, жрать их потроха, блядь. И тем у нас нехватка боеприпасов 70%. Будут Шойгу, Герасимов, жрать их потроха, блядь, боеприпасы. У нас нехватка боеприпасов. Посмотрите на них. 70%. Шойгу, Герасимов. Если вы даете норму боеприпасов, их в 5 раз меньше. Они пришли сюда добровольцами. Если вы даете и умирают за то, чтобы вы жировали их в 5 своих кабинетах меньше. С красным деревом. Они пришли сюда добровольцами. Шойгу, Герасимов. Uwo ni Yevgeny Prigogine, umugaba mukuru cyangwa se boss wa Wagner Group. Rekane kumwita umugaba mukuru kuko iki kigabo ni igisivili nubwo kiba kishamitse bwose. Ni umusivili mubisi. Uyu nguyu akaba ari umubusinessman uvuka mu mujyi wa St Petersburg, aho na Vladimir Putin avuka, akaba ari naho bahuriye. Mu guhura rero
uyu Prigozhin yakoraga business zijyanye n'ubutetsi zijyanye n'amaresitora. Putin amaze kumumenya nka perezida nk'umuntu uvuka iwabo, agenda amuha marinye, amuha akazi hirya no hino, biza kugeraho ari we wanatangaga amafunguro mu birori byabaga byabereye muri presidence. Nyuma yaho aza kubona n'ibiraka byo kuba ari ugaburira igisirikari, abanyeshuri, ku buryo business ye yagiye irushaho kuzamuka. Nyuma yaho aza gushaka guhindura ro business, aribwo yazanagamo projet ya Wagner Group, akora umutwe w'abacanshuro, atangira gukora akazi no gutsindira ibiraka hirya no hino. Wakwibaza uti uyu mutwe w'abacanshuro yawukoze wenyine cyangwa se yawukoze ute? Bivugwa ko uyu mutwe yawukoze afatanyije na Vladimir Putin, perezida w'Uburusiya, kugira ngo muri izi ntambara zibera hirya no hino Abarusiya bajye boherezayo igisirikare cyangwa se ingabo zabo, ariko nta hantu wavuga ngo Uburusiya cyangwa igisirikare cy'Uburusiya kirahari, kubera ko ni umutwe wigenga. Nubwo ari Abarusiya ariko ni igisirikare kigenga, ntago kibarirwa mu ngabo z'Uburusiya. Rero niba babohereje muri Syria, murabizi ko barwanyeyo, niba babohereje muri mission muri Afrika, Central Africa, Mali, Guinea, Congo n'ahandi hose bari mu butumwa bw'akazi, aho hose ni business y'Abarusiya na Wagner Group, kandi nta hantu bivugwa ko hari igisirikare cy'Uburusiya kiriyo. Ubu nta kintu wabaza Abarusiya ngo muri Central Africa cyangwa ko Abarusiya ntibariyo, hariyo Wagner Group. Nuko nguko rero bimeze. Ni politike yo muri iki gihe nyine, umuntu akubeshya ku mugaragaro bikarangira gutyo nyine. So nyuma yo gukora uyu mutwe wa Wagner Group rero, Prigozhin yagiye agira uruhare mu ntambara zitandukanye nkuko nari maze kubivuga, harimo muri Syria, harimo no muri Afrika. Nyuma yaho, nyuma yuko intambara yo muri Ukraine itangira, nyuma ya kudeta yabaye mu 2014, kudeta ya Maidan, murayibuka neza cyane. Ahangaha rero Prigozhin niho yatangiriye akazi muri Ukraine ubundi, kuko murabyibuka Uburusiya bwahise bwohereza ingabo muri Crimea ndetse no muri Donbass, ariko izi ngabo zikaba nta hantu na hamwe zari zambaye sinye y'Uburusiya. Niba mubyibuka neza, zari ingabo zidafite aho zibarizwa, kandi ubona zambaye neza, zifite igikoresho cyuzuye. Nizo zahise zinjira muri Donbass no muri Crimea zikora umutekano, kugeza ubwo muri Crimea baje gutora, biyemeza kujoininga leta y'Uburusiya, biyemeza kuba Abarusiya. Murabyibuka batora referendum, bemeza ko babaye Abarusiya. Icyo gihe rero abakoraga umutekano muri ibyo byose ni Wagner Group. Nyuma yaho rero bamaze gutora ko haba mu Burusiya, urabyumva, Uburusiya bwahise buha deployinga igisirikare cyabo, abaricyo noneho gikomeza kurinda umutekano wa Sevastopol na Crimea. Nyuma yaho rero ejo bundi intambara mu myaka 2 intambara yongeye gutangira muri Ukraine. Murabyibuka Uburusiya butera muri Ukraine, noneho buvuga buti tugiye kubohoza Ukraine yose, tugiye gukuramo abanazi bose. Icyo gihe rero intambara yaje gukomera, haza kubaho ikijyanye n'imishyikirano yatumye Abarusiya bongera gusubira inyuma. Abanya-Ukraine bo ntibabyemera gutya, bavuga ko batsinze Abarusiya mu ntambara, ariko nureba ibyabereye muri Kherson, ukareba ibyabereye muri Kharkiv, aho hose nta hantu Abarusiya bagiye bapuringa out ku bushake bwabo, ariko muri Ukraine bo bavuga ko ari intsinzi ya gisirikare ku rugamba. Anyway, ibyo ngibyo tubyihorere, tunakomeze tugere kuri Wagner niyo turiho. Nyuma yuko Uburusiya bumaze gupuringa, tumaze kuvuga buti noneho focus yacu tugiye kwigira Donbass, wenda na za Odessa n'ahandi nk'aho ngaho hari abantu benshi bavuga Ikirusiya. Yevgeny Prigozhin ya propoje Putin, amusaba ko nawe yagira noneho uruhare muri iyi ntambara iri kubera muri Ukraine. Asaba ko yagira uruhare n'abarwanyi be ba Wagner Group. Icyo gihe Urusiya burabimwemerera, bamuha n'uburenganzira bwo kurikrutinga mu magereza hirya no hino. Azenguruka Uburusiya recruiting abasirikare, abajyana mu myitozo, bakora imyitozo. Bamaze gukora imyitozo, binjira muri Ukraine aho bita Soledar, bararwana, umujyi barawufata. N'umujyi nakagigi, n'umujyi mutoya, barawufata. Noneho binjira mu mujyi wisumbuyeho munini wa Bakhmut. Ni intambara yabaye ndende, ni intambara yamaze hafi amezi 8. Ni intambara yapfiriyemo abasirikari benshi cyane, haba ku ruhande rw'Uburusiya no ku ruhande rw'abanya-Ukraine. Akaba ari ahantu uyu mujyi wa Bakhmut bawitaga ibagiro, kubera ko bakubwiraga ko umusirikari winjiye muri Bakhmut icyizere cy'ubuzima cyabaga kiri ku masaha 4 gusa. Ni kuvuga ngo iyo wabaga uri muri Bakhmut uri umusirikari ukarenza amasaha 4 wabaga uri umurame.
rero Prigozhin yakomeje kurwana. Iyi video twatangiye tureba ni mbere y'urugamba rwa Bakhmut ko rurangiraho gatoya, aho byasaga nkaho bitangiye kugora Wagner. Noneho nibwo uyu muyobozi wabo Prigozhin yaje kurakara, afata video ari ku mirambo y'abasirikare ba Wagner, abasirikare b'Abarusiya. Imirambo we yavugaga ko amaraso agishyushye aribwo bakimara kubarasa, atuka cyane Shoigu na Gerasimov. Shoigu ni umugaba mukuru, ni ministre w'ingabo z'Abarusiya, Gerasimov ni umugaba mukuru w'ingabo z'Abarusiya. Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Посмотрите на них, Ubwo rero Prigozhin yarabatutse cyane ababwira ati imbunda ziri he, ati ubu ngubu ibikoresho biri kudushirana ku kigero cya 70%. Ataba abantu bari gupfa iyo muza kuba mwaduhaye ibikoresho ku gihe, bari gupfa munsi inshuro 5. uri kubyumva. Avuga ko bureaucracy iri hagati ya Gerasimov na Shoigu itinze ibintu, bituma n'abasirikari benshi babipfiramo. Ibyo ngibyo rero icyo gihe Shoigu na Gerasimov baje kumuha ibikoresho yashakaga bakoranye n'umujenerali bita Solvekin. Solvekin ni umujenerali wakenshi bamwita Armageddon, umujenerali nawe warwanye cyane muri Syria, ubu bamwohereje nawe mu ntambara yo muri Ukraine. Icyo gihe rero Prigozhin yaje kubona ibikoresho byiwe, atsinda intambara yo muri Bakhmut, akako yari intambara yari yamutwaye abasore benshi ndetse n'ingufu nyinshi, biba ngombwa ko apulling out akajya kuruhuka. Noneho ibirindiro bijyamo ingabo z'Uburusiya, ingabo za leta y'Uburusiya. Noneho muri icyo gihe ingabo za Wagner Group zagiye kuruhuka, bazihaye ikigo zijya kuruhukiramo. Hari misile y'Abarusiya yaje kugwa aho ngaho mu kigo cya Wagner Group, inahitana abasirikari benshi ba Wagner Group. Ibintu byongeye kurakaja cyane Yevgeny Prigozhin. Noneho arasara, asohora audio avuga ati Uburusiya mu gisirikare harimo abantu babagambanyi, muri politiki yacu y'Abarusiya harimo abantu babagambanyi. Avuga ibintu byinshi cyane, avuga ko Shoigu na Gerasimov ari abantu badashoboye igisirikari. Byanageze naho avuga ati ku isi igisirikare cya mbere gikomeye kizi kurwana ni cya Wagner Group, hagakurikira igisirikare cya Ukraine. Birasekeje cyane, ariko ibi bintu Prigozhin yarabivuze. Ubwo rero iryo hangana ryarakomeje rirakomeza kugezaho ejo bundi ninjoro. Noneho Prigozhin yasohoye audio avuga ati ubu noneho tugiye gufata Shoigu na Gerasimov aho bakorera, tubafate tubashyikiriza ubutabera. Nitumara kubafata tureta dukomereza Moscow. Rero nkuko mubyumva ni muri capital, niho president. Muri ibyo bigambo byose Prigozhin yakomeje gutera, nta hantu na hamwe yari yarigeze atinyuka kuba yavuga ikintu kirebana na Putin ako kanya. Ariko ubwo yavugaga ati noneho igikurikiyo nituva Rostov tureta twinjira Moscow, urumva ko ni ikintu cyitwaga kudeta. Nyuma yaho ngaho ibyo bintu rero bibaye, itangazamakuru ry'abanyaburayi, itangazamakuru ry'Abongereza bahise binjira muri celebration iteye ubwoba, batangira kuganira kuri after Putin, ngo nyuma ya Putin bizagenda gute, uyu nguyu ugiye kujyaho we bimeze bite. Mbese batangira gucelebrating insinzi, bumva ko nyine Putin asigaje amasaha make, ndetse hari naho bandikaga bati Putin yahunze, abandi bati Shoigu yahunze. Ibihuha byinshi bitangira gucicikana, wajya kuri za CNN, wajya hehe, ukumva barimo baraganira ubuzima bw'Uburusiya nyuma ya Putin. Ngewe narabirebye ndavuga ati ariko aba bantu bazi ibyo bari kuganira. Noneho hari ikintu cyabaye, kuba Prigozhin yarafasha abasirikari be 25,000. Mwumve namwe umubare 25,000 by'abasirikari, imodoka bajyamo uko zingana n'ibikoresho byabo. Nuvuga ngo ni za modoka zitangira kugenda zikaba zakora nka kilometero 3 cyangwa se kilometero 4 y'umurongo ushoreranye. None izo modoka kuba zaturuka ku mupaka wa Ukraine zikagera mu Burusiya hafi ya Moscow ibirometero 400, nta modoka n'imwe irashwemo, nta kintu na kimwe kibaye. Wenda icyabaye na ahantu hari kajugujugu z'Abarusiya zashaka gukomeza kugenda hafi yabo, bahanuyemo ebyiri, barasa n'ikigega cya petrole. Nibyo bintu byarashwe gusa ku munsi w'ejo, urumva. Noneho
abanyaburayi bakavuga bati kuva ushobora gukora ibirometero 4 ibirometero 400 mu Burusiya hagati nta muntu ukurashe wikoreye imbunda wikoreye ibiki ukagera hafi ya Moscow, ubu biragaragara ko Uburusiya nta gisirikare bufite, biragaragara ko Uburusiya burya bwose ni fake, uwo ari we wese yabwinjirira akagenda akagera i Moscow nta kimubayeho. Ariko ndagira ngo aka kantu mugatekereze neza, nimuzajya munaba muri no gukurikirana ayo mu televiziyo yanyu mukunda cyane, wenda za France 24 za RCI za CNN na zaki, mujye mukoresha n'ubwenge. Ni gute wakwinjira mu Burusiya ukagenda ibirometero 400 nta kintu utararaswaho, atari uko bakuretse, atari uko Abarusiya bo ubwabo bakuretse? Mbere yuko mwumva icyo kintu mbere yuko mwumva icyo kintu nagira ngo manze mwumva kangaka. Wagner n'ingabo z'Uburusiya ni bamwe, n'abantu bamwe. Umusirikari wa Wagner abari muri Wagner uyu mwaka afitemo contract y'umwaka umwe, umwaka utaka za serving indi mwaka mu gisirikare cya leta. Ni ukuvuga ngo n'abantu bamwe kuko ibyo bisirikare byose babibamo. Umuntu uri muri Wagner uyu munsi ahashize yari mu gisirikare cya leta. Hari na benshi bari mu gisirikare cya leta babanje muri Wagner group. Ni ukuvuga ngo iyo urangije service zawe hano ushobora gusigning indi contract hari. Rero n'abantu bamwe. Ntabwo byoroshye kuba wafata icyemezo cyo kuvuga ngo mubarase murasane, ufate uburi umuyobozi w'Uburusiya ufate icyemezo cyo kuvuga ngo murase 25,000 by'abasore b'Abarusiya. Ntibishoboka. Ntabwo wabutekereje. Kandi nanone mwibukiye Wagner nkuko twatangiye tubivuga n'abantu bagize n'ubutwari muri iyo ntambara ya Ukraine. So bigaragara ko barabaretse aho bageze hose bagasanga polisi yavuye mu nzira, baragenda bagera mu mujyi wa Rostov. Bageze muri Rostov bafata ikigo cya gisirikare cyo muri Rostov, batangira nabo kwinstara ibintu byabo, gukora ku buryo bari buze gukora defense yabo nibaramuka batewe. Shoigu anavuga ati kiri budwitambike hano muri iyi nzira turakirasa. Ababyibuka ejo ku manywa Putin yasohoye ijambo, yahise asohora ijambo ry'iminota 5-6. Aravuga ati Uburusiya bwatewe, Uburusiya bwagambaniwe n'abana babwo. Atanga ingero kuri civil war cyangwa se intambara zagiye zihanganisha Abarusiya hagati yabo guhera mu gihe cy'abatsara aza kugera no ku gihe cya President Gorbachev. Aravuga ati rero kuri inshuro ntago dushobora kwemera ko ibi bintu bibaho. Abaha gasopo ni nkaho yabahaye, sinzi menya arabaye ngigiye gitoya gusa, arababwira ati umuntu wese uzi ko hari ahahurira n'ibi bintu hakiri kare itandukanye n'ibi bintu, kubera ko ingaruka zabyo zizaba zikomeye, ntabwo tuzajijinganya, ntabwo nta kantu k'inyoroshyo tuzashyiramo. Avuga ko yamaze gutanga amabwiriza, yamaze guha abajenerali ba gisirikare amabwiriza, yamaze guha abapolisi amabwiriza, yamaze guha abantu bose amabwiriza y'uburyo bagomba guhangana na Yevgeny Prigozhin. Mu gihe ibyo ngibyo byabaga, ngiye nandi gutegereza mvuga ati noneho niba ibyo ndi kubona kuri za France 24 na za RCI ari byo, reka nze ndebe ko uyu mugabo ari buze kubona support mu gisirikare cy'Abarusiya. Kuko nanjye nabonaga trajet y'ibirometero 400 kuyikora nta muntu uragushyiraho barriere, nanjye nabonaga ari ibintu biteye ubwoba. Ndavuga reka ndebe noneho ikirimo gufasha Prigozhin muri uru rugamba, ndebe ko hari abajenerali bari buze ku ruhande rwiwe, ndebe ko hari abanyapolitiki bari buze ku ruhande rwiwe. Kuko mu Burayi bari kuvuga ati coup d'etat, bari kuganira ati bane nyuma ya Putin bizagenda bite, uyu nguyu se ujeho tuzamwitwaraho gute, murabona azakoresha gute ibisasu kirimbuza Uburusiya bufite. Mbese wumvaga ko bari convaincu ko Putin asigaje amasaha makeya, nkuko byumva. Ubwo rero hagati aho ngaho nibwo uwitwa Lukashenko president wa Belarus nawe yaje kubizamo, ahamagara Prigozhin, bagirana ikiganiro kirekire, baganira umwanya munini cyane. Prigozhin yemera ko ingabo ze zisubira mu kigo, noneho we akajya guhungira hehe muri Belarus. Ni ukuvuga ngo Belarus yamuhaye ubuhungiro muri Belarus, ariko ingabo za Wagner ubu zamaze gusubira mu kigo cyazo. Muri icyo gihe nari ntegereje kumva ngo ni bande bashyigikiye Prigozhin. Urumva of course natekerezaga ko Solvekin ashobora kuza kuba arimo, niwe mu basohoye itangazo ryamagana Prigozhin ni uwa mbere. Haza gukurikiraho Kadyrov, uyu nguyu uyobora abaceceni, nawe wari wamaze kohererezwa muri, urumva
Prigozhin ageze Rostov bahise boherezayo Kadyrov n'ingabo ze, boherezaho n'ingabo z'Abarusiya mu kwitegura intambara mu Burusiya hagati. Ubwo urumva imishyikirano ya Lukashenko na Prigozhin yarangiye, ingabo za Wagner Group zisubiye mu kigo, Prigozhin agiye Belarus. Ubu ngubu rero icyo kwibaza gihari ni iki ngiki: iherezo rya Prigozhin rigiye kuba irihe? Ikigiye gukurikiraho ni iki? Abarwanyi ba Wagner Group ikigiye gukurikiraho ni iki? Business zabo bafite mu mahanga, business bafite muri Afrika, muri Central Africa, muri Congo, muri Mali na handi no muri za Syria, bigiye kugenda bite? What next mu by'ukuri? Ukibaza uti nyuma y'ibi bintu byabayeho, ese nta nkurikizi, nta ngaruka, nta ibintu bigiye kugaragara mu gisirikare cy'Uburusiya? Niba koko Prigozhin yavuze ko harimo abagambanyi, uko hari n'abantu barimo kuvuga ati akangaka gashobora kuba ari agakino ka Putin na Prigozhin ko kugira ngo babashe kubona abagambanyi bari mu gisirikare cy'Abarusiya cyangwa se abagambanyi bari muri leta y'Abarusiya. Rero ubu ngubu ikigiye gukurikiraho ni ukumenya ngo ese koko mu gisirikare cy'Abarusiya harimo abagambanyi? Ese bagaragaye? Ese Prigozhin nyuma yo kuhabwa ubuhungiro birarangirira aho ngaho? Ntabwo azakomeza gusohora bya bigambo byiwe duhora tubona ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane za Telegram n'ahandi? Ibyo rero ni ibintu turi bukomeze gukurikirana hano kuri Waka tuzajya tuza tubiganireho. Hagati aho ngaho nyine intambara muri Ukraine irakomeje neza, bifaru by'abanyaburayi birimo biraraswa umusubirizo, za Leopard bari kuzirasa, Patriot bari kuzirasa, izo bita za Bradley. Nuvuga ngo ibikoresho byose bohereje muri Ukraine biri kuraswa ubudahumeka. Navuga ngo urugamba hariya ruri kugenda neza, nubwo bari barimo kuvuga bati tugiye guhita duprofita muri ibi bintu biri kubera mu Burusiya, none dukore contre offensive ya nyayo. Ubwo rero basubiza amerwe mu isaho, mu Burusiya ibintu byasubiye mu buryo, urugamba rugiye gukomeza. Nanjye hano kuri Waka podcast ndakomeza kubakurikiranira uko bimeze. Mu kiganiro kiri buze gukurikiraho turaza kuganira kuri ibi bikoresho by'abanyaburayi, turaza kurebera hamwe uruhare biri kugira muri contre offensive y'abanya-Ukraine, cyangwa se nibyo koko birakomeye. Turebe uburyo birimo kuraswamo, turebe igihombo ari abanyaburayi, ari OTAN cyangwa se Ukraine barimo kugirira muri intambara. Murakoze cyane rero, iyi ni Waka podcast, yari update kubiri kubera mu Burusiya. Dukomeze tubane, ikindi kiganiro kiri buze kiraza kuza kituganira kuri ibyo ngibyo nari mbabwiye. Mukomeze mugire amahoro n'imigisha aho muri hose. Blessing.